past year of this. She's what? She pregnant. Pregnant? Ha! Ayemite mi bami. Aramana barankwi. She 14. 14 Jesus is Lord. Shine. Hey. Ayimana barankwi. Wange kumva sara rusine urenzera. Arend. Kasongo yeye. Mumbale nanga. Kasongo mbona bebo osonga libara ubo ye kasongo mbona bebo mbale nangae. Step 1, step 2, step 3, step 4, step 5, 6, 7, 8 baru tazar Jesus is Lord. Ha! Ayamana barankwi. Yesu. Nuyunguyu niwe. Yesu we. Kabaye. Nuyunguyu niwe. Ngwiki? Have no fear. Have no fear. Nibakora ibyo bashatse hari uwo ntunze se. Kenisoro. Kenisoro bakameramani bo bose barwaye umugongo. Uzi kukamera umuntu mugufi. Ukoze cyane wakintu. Kugira ngo Kenisoro nandoze ajya ndi okama. Aba kameramani bose barwaye umugongo bose. Ariko uzi kukamera ngurihe ngo ndi hasi ya unamaho gake. Oya. Ari wanzi amukamera fukamye. Kugira ngo babashe kuresha. Hello guys, nitwa Papi Gikomango mu Muyahudi official na mwenyewe made in Rwanda biso Ubushinwa. Papa Kigayi n'Imana Online TV bagezaho ibiganiro bigiye bitandukanye. Nitwe twenyine dufite ubushobozi bwo kwa twakingura amarido mu kubasha kwibonera ibintu byiza kandi bigiye bitandukanye. Kuri no cyo rero ibintu mbaza rero biteye n'ubwoba. Turatangira twibwira abadukurikiye ku Mana Online TV. Ha! A past year of this. She's what? She pregnant. Pregnant? Ha! Ayemite mi bami. Aramana barankwi. She 14. 14 Jesus is Lord. Shine. Hey. Ni furatse nk'ibisanzwe urumva ngo bimeze bite papa? Ni wanezure. Sasa akamikoro ujye ukiyegereza nka kumwe gutya birajya bari sawa cyane. Yesu we kabaye abanyarwanda ibintu byose bibagereho bimeze sawa cyane. Yego. Witwa Prince uri umukomedi wa mbere. Ariko uyu ugereranyije mu bakomedi bari gutrendinga ninde ubona muri iki gihugu? Umukomedi wandukira abandi bose umukomedi rusine. Abandi bose wibambira umuntu bita rusine niyo mukomedi amateka. Ayimana barankwi. Wange kumva sara rusine urenzera. Arend. Ubuzenguki. Akareka dukomeze. Rusine? Yesu we. Nuyunguyu niwe. Yesu we. Kabaye. Nuyunguyu niwe. Ngwiki? Have no fear. Have no fear. Nibakora ibyo bashatse hari uwo ntunze se. Yesu we. Nuyunguyu niwe. Iki? Have no fear. Yego. Ariko bro, boro yawe ya trendinze ubundi byaje gute kugira ngo wigana amasaundi ya trendinze ku isi hose ubundi gira? Je nakoraga comedy, hakunda ukora comedy ugashama amasaundi tukazireba tugaseka. Navuga nti rero ntabwo nkora comedy. Ni editinga. Nuri nta nibyonzi. Nuko namenye ku editing. Ntabwo nzi ku editinga na ntabwo ndabimenye. Ubigenza gute? Ibyo byo ku editing navuga ati rero reka abantu mbabwiza ukuri. Bwa true story ni ikintu cya mbere. Navuga ati kambabwiza ukuri. Mfata phone, mpaka kamera imbere ndahindukiza. Wereke phone ikora zabe. Ni abantu ntabwo nyene najya mu byo ngwarisha 12 ze barayikopa. Urumva bata telefone kandi ubu hari nk'umwana ugukunda umeze neza cyane wagutamo. Bwoko bazi ko ndi chief accountant w'akarere ka Bugesera. Chief accountant w'akarere ka Bugesera.
Erewe. Yego. Bagiye bantamo kuko ubundi agasabuni wigeze gukora. Uvuga ngo kasongoye kari gutwika byahatari. Let's go. Kasongoye mumbare nanga. Kasongo mbona bebo osonga libara uboye ye kasongo mbona bebo mumbare nanga ari na sound urumva yigeze gutrendinga ndimbati ngo wambwa uko sizagira umwa kugeza byari wambwa ngira nka top 5 ya sound za trendinze cyane. Sound that trends is chan number 1. See what? Hey, a passy of this. She's what? She pregnant. Pregnant? Ha! Ayemite mi bami. Ha! Number 2. Yeah. My lord, I wonder. My lord, I wonder. Number 3. Father fucker. Sister fucker, friend fucker, father fucker. Sister fucker, na mukecuru fucker. She sound from Rwanda. Yeah. Father fucker, sister fucker, father fucker. Sister fucker, friend fucker, motherfucker. Number 4. Hey, kasongo ye. Mobali nanga. Kasongo mbona bebo. Osonga libara ubo ye. Kasongo mbona bebo. Mobali nanga Number 5. Rendi mate sobo poussi c'est la passion. O savase bobo poussi c'est la passion. On les a les beaux. Kabaye. Yes we. Nyungu yuniwe. Nuranyana. Nakanyanga narumogi rwarabuze. Nakanyanga narumogi. Yesu we nuyunguyu ni ariko ako kabara ngo narumogi numunyamakuru wari kwifatira amakuru yari kwifatira amakuru utifatira ukayirigiri ata ninde wapfuye atazi wapfuye we ninde wapfuye kabaye urumva aturuka yirya urumva aravuga ngo ntakanyanga ntarumogi urumogi rwarabuze ntakanyanga ntarumogi Uzikumwigana n'ijwi ryiwe mani. Nakanyanga have no fear. Nibakore ibyo bayishaka. Hariho ntunzesi. Ese yuri kubivuga gutyo muri kubwirana. Gusara no kwitoza. Nase wasara utitoje. Warasaza se. Noneho ntabwo uzapfa utagerageje ibintu byose. Ariko ugomba no gusara. Ubundi abantu bagira ngamasegonda muri minota 5 ku munsi mu 28 yo gusara. Ngiye ubanza ari misaha. Oya. Ako tuvugane vuba bitaragaruka ariko se ubundi nibyabaye. Uri muzima. Kabaye. N'abahungu bazima i Kigali. Ariko ngo wagiye ngo guperforminga ngo muri Genesis biranga. Agiye ntabwo nshaka no kwivugaho kenshi ntabwo tubivugeho kenshi nitubisesereze cyane nitubisesereze cyane kuko bitagize icyaha aya ntabwo nyarwanda biragasebya Nabanze bose mbarenze buriya naje usanga umuntu uvuga ntushaka kuvuga pirate ndamurenze kuko sinamuvuga na pirate ariko sinamuvuga atari mubi cyane ararenze kandi ntamuvuga bundi ngiye mvuga abantu bandenze bari kumva ubundi abantu bandenze ni bara ba kibonke ba rusine ubundi kibonke bana bari agent nibo twamenyeyo comedy bavuga ngo bazana dasetsa ahubwo akoresha abantu basetsa Kibonke saga kina na rusine mugenzi wawe yasinze. Ya kibonke nako jya mufata nk'umukomediye buriye. Kibonke n'umukomedi ijambo rimwe ryonyine cyo guhita useka. Kutabizi rero. Iriya ryagusekeje. Oya ariko kibonke nako yatsetse. Ni kubizi. Kibonke n'umukomedi wa danje ariko wa onde pana stand up comedy. Wa onde kuri kamera muri filime biraho. Ntago shobora nyine gusata gutya stand up comedy ni ikintu kivuna. Ni ikintu kivuna. Uranyagaso yabishobora. Nyagso azi icyo bita gusata kuri kamera, gukora video igasata abantu. Stand up comedy ntago yabishobora do. Ntago yayishobora yagiye akora mu bukwe bwinshi. W'abakomediye batanu batashobora stand up comedy. Aha, umuntu wa mbere ni umuntu bita Nyagso. Ntago shobora gukora stand up comedy. Na Clapton Kibonke ntago yabishobora nyine ashoboye gusetsa
gusetsa nyine muri video agakora film agasetsa ariko stand up comedy ntago yayishobora. Buse undi nindera uzubwe mu bakinyi ba filime se inzu kurabyumva buriya na ntuzi mu comedy Kiramani se buriya ntago ari umukomedi na Kiramani nawe ntabyo yashobora Kiramani nese uretse ko yagiye muri Jennifer agakubita ari kumwe na Nsabi yagira kuri stage agatwika agasetsa ya ntago yashobora stand up comedy ravuna man najyaga nyivuga yifashisha Nsabi yifashisha we none se iriya wowe atari filime bakina ariko ko nta mukomedi ndabona bahaye wapi asibone bambwe mutuzizi uretse ko ngenza abakiri ba filimi ubundi mukubera iki mutabikora baza ko nyambo bamwimye wapi ariko ubundi uretse amashari uretse nyine ibyo bintu byo mu entertainment habaramo amashari ikintu bita comedy ntago twakubye kwa duturuka mu Rwanda tugiye kubita show nko za Uganda mu Nigeria abanyamakuru Uganda ni hanze ubaraje umbwira ngo ni arawe nana zo comedy upfa ko vantu ngagende Uganda twike mu gitaramo ninde ba Deben se ntibabikora Deben ntago ari umukomediye Deben n'umuhanda bwo bwa comedy comedy muyizamure uretse ko nyenzayizamure Deben ni umukomediye ni papa cyangwa niyo mukomediye buriya papa cyangwa ni umukomediye wa danje ntabwo nzakata umuniga barara n'umuniga wanjye byata urakoze ese we none se ubwo ego ko murakoze papa cyangwa ndamwemera ariko by the way papa cyangwa ni sawa cyane papa cyangwa ntari birye nta mutima mubagira nk'abandi b'abanyamashyari bafite imishiya ku mutima ariko ngo pirate yarakubaje byata pirate yarambabaza sijya kubigarukaho ngo muri Jennifer yaragutsindagiye agakira munsi y'umufuka umara kujya ko niwe mujaji mukuru muri Jennifer nibwo uyu kigenda imbere ugiye kumwereka talent yawe itavuga ngo va kuri stage we nta n'ikintu ushobora utaranavuga bro sure nicyo kintu dupfa Merci se wakora nicyo kintu dupfa buriya Merci we rwose ni umunyamahoro wibereye aho ariko umuntu bita pirate niwe mujaji wo muri Jennifer niyo mpamvu ubona Jennifer mushumba n'umwana mwiza byatari niyo mpamvu ubona Jennifer dasigaye datwika byose ikibazo kiri gupfira kuri pirate yitegurira stage ye akibagirwa n'izindi mpano zikiri hasi ntago ashobora kubikora ntago ashobora kuyizamura kandi nawe avuga ngo baramuzamuye barigani nibo bamuzamuye none yaje ateze uzarebe abantu urumva ndara kumwitaba uzareba abantu b'iki gihe basimbuza abanyarwanda wenda ndi kubundi vuga aba Australia abanya Australia ego ko murakoze none se kubivuga papa bitagize icyaha urumva cyamaze gukora mu tutabivuga baza wumve urukumva ntago abanyarwanda amashyari bagira ntago mvuze abanyarwanda yabwiye fata ku mavuta urumva fata ku mavuta yabwiye Jihadi ngo ngwita muri iki gitwe ngo ibintu ugiye kuvuga ngo ntabivuga urumva umva Jihadi kuntu yamubwiye yarebaga hirya agahita bivuge ariko wabitagize icyaha bivuge ubu bari kumwe ntabwo nzongera kwita baribu ubundi umva fata ku mavuta wagiye ngo ndarahiye ntabwo nzongera kwita baribu unavuze ku muhanda umugore yabwiye undi ngo hena ndebe akuramo ingutiye amwereka umufutu hasi umukara aramuhenera umugore yabwiye undi ngo hena ndebe amaze kumuhenera ngo hena ngo bumba nabonye nabo niko byagiye ngo bumba nabonye urumva nawe uri kujya urengera ugashyiramo uruzarebe umuheto n'umwambi umuheto urafata ukaregura umwambi ugacunaga urumva umwambi ukagenda none umwambi wamara kugenda umuheto ugahita usubira kwa nyirawo ugahita usubira mu rwubati uhita usubira kwa nyirawo na byandi nuko byagenze yaragishutse bose nzongera kwita baragenda avuga Debe wamuvuga umuzi hehe ako Deben yavuze ko atiza namurega oya ntabwo yigeze amurega ariko inzego za leta icyo ni ikintu nkundira leta y'u Rwanda ntabwo ikunda umuntu ushaka kwindirira umuryango cyane isebya byinjiye muri famiye we ntabwo usebya ati wowe nkawe urabyibushye umeze gutya bla 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 ariko kwinjira muri famiye bro ukinjira muri famiye ukinjira kwa Meddy ngo yirirwa gagira